ndabasuje abantu bakomeje gukurikirana umurava TV Media ndabizi ntago mujya mukwema kudukurikirana mukana subscribe murabizi muri kumwe na musore wanyu MC Mulegezi ubu turi hano biti gikondo quartier namwe ngo ni mukobo nari mukobo murabizi yuko televiziyo yacu ibintu ari ugufasha abantu murabizi yuko abantu tutihagije ubu tuhagiye gusura umama waduhamagaye avuga ko afite ikibazo cy'umwana we ufite ngo amazi mu mutwe ariko murabizi ntago mudahemwa ndabizi ni mu rwose Imana igikomeza bahumugisha ubu nko muyibona rero twatugezeyo nangiye kujya kumureba tuganire twumve ngo afite ikibazo aganire kandi abizi ntago mwe kugera ciao reka tugere tugere andangiye hano muraba mama nzimite namenye ariko twaravuganye kana bite nkuko mubona duhaye karibu katumusure tuganire mama twaguse waraduhamagaye twahageze nakibazo mwiriwe neza amakuru ni meza uraro tubahamagaye tugere yuko dushaka ko tuzagukorera ubuvugizi amakuru akomeze neza umwana bite amakuyu ese mama dutangiye watubwira ku kibazo waduhamagaye tubwira ku mwana afite ubundi umwana afite ikihe kibazo umwana afite ikibazo cy'amazi mu mutwe afite ikibazo cy'amazi mu mutwe umwana afite imyaka ingahe afite ibiri mama koko umwana wadutangiye yitwa tugatena ubuzima ukuntu bwagenze kugira umwana byagenze gutya n'uburyo wiyakiriye umwana avutse afite ikibazo cy'uko afite amazi byagenze gute nyine tukatubwira ubuzima ukuntu bwagenze ikibazo ubuzima akimara kuvuka avukana ikibazo cyo mu mutwe cy'amazi bita mukibona kubura ubushobozi bwo kuba namujyana kwa muganga buze ubushobozi bwo kuba namujyana kwa muganga papa yaradutaye ase baguca amafaranga angana iki none se na abavandimwe ufite cyangwa umuryango wari kugufasha kujya gukemura ikibazo cy'umwana wawe barahari ariko bose nta bushobozi bafite none se mama uyu mwana ni umukobwa ni umuhungu umukobwa ni umukobwa none se waraduhamagaye mwana bite bimeze bite amagaye none se mama umwana koko ukimara kumubyara umaze kumenya ibyo bibazo byose byabaye baguciye menshi utazibona none se umaze kumva yuko baguciye miliyoni 5 wabigejeje gute nabaye bakimara kunca miliyoni 5 kubera nta bushobozi mfite ndamekera aho ngaho ngenda mbiganiriza abaganga barambwira ati nabanze mujyane mucishe mu cyuma kugira ngo barebe bamusuzume barebe koko ko ari amazi umuntu yaba yaramwiye none se mama utubwiye tugeze kwa muganga none se umugabo yagutaye kubera iki yadutaye kubera nta bushobozi afite bwo kwishyura inzu none se umugabo nta kintu kibigeze akubwira ko ubyaye umwana umuntu yavutse ameze gutya amaze kugeza ngo tubwiye ko amaze kugeza imyaka 2 muri iyo myaka 2 yose imaze umwana ameze gutya ariko byari gucamo nyine iyo bamuvura umwana agaba agifite umutwe umwana kuriye none se abaturanyi byo
iyo waganiriye cyangwa abaturanyi bundi bagufata ute cyangwa bafata umwana ute meze bite? bamufata neza nta kibazo. Bamwereka n'abana babo baraza bakadusura. None se mama tubwiye ngo umugabo yagiye kubera ko yabuze amafaranga yo kwishura inzu, ese wowe ukora iki yenda gituma mubaho? Bisanzwe akazuramura muri Rwakofe. Kora muri Rwakofe. Rwakofe se ahantu muri Rwakofe yenda nikiri cyawe ibibazo yenda Rwakofe umushara wawe nangaye? Umwana se aho Rwakofe ukora umwana musigaye? Musiga mu baturanyi banjye ari amupangu, kandi iyo mubasigiye bamufata neza, igihe banamugaburira saa sita zagera bajya kumwonsa nkanamwoza. None se Rwakofe bigusaba ko wenda ubuzima ubamo wenda nk'inzu, umugabo niwe yarabuze amafaranga yo kwishyura inzu, ariko wowe wenda Rwakofe ubona amafaranga yo kwishyura inzu? Ndayabona, yego mbona inote y'igihumbi ariko tukarya senyisi, twarya senyisi nkabika izindi senyisi kugira ngo ndebe ko mu kwezi kw'inzu kuzuzura nabonye amafaranga, ariko kubera nta bushobozi bwo kwishyura inzu amafaranga yarabuze. Rwose bakunze umurava Media TV, murabona ko mama koko arababaje, yabuze ubushobozi bwo kuvuza umwana we, kandi kuko birababaje. Umuntu ko wakenera no kuvuga ati amasande ngo afite umwana nabonye yonsa ndashaka kubona nako gafu, nimero murazibona ze kuri iyo screen, unashaka kumufasha rwose. None se mama Sande turi gusoza iki wasoreza utubwira ku bakunzi bacu bagiye kureba kino kiganiro, ikintu wabasaba tugasoza ikiganiro? Zambabarire nimba cyane nakuriye umwana wanjye, Imana zamubabarire azakira. Abakunzi b'umurava urabona ko kuyu mama arababaje, ariko kuko ndabizi mugira impuhwe, kandi kuko birababaje kuko mama afite ikibazo. Bakunzi b'umurava Media TV, turi kuganira n'umumama afite ikibazo, ko ikibazo mwakibonye, afite ikibazo cy'umumama, umumama ufite ikibazo cy'umwana we, ufite ikibazo ko yavukanye amazi mu mutwe akabara amafaranga bamuciye $5,000,000. Wakifuza kumufasha, nimero twashyize kuri screen, muraza kuza kuzireba, akamugura n'iyo fanta, akamugura n'iyo fu, ko nabonye n'umwana wayo. Ndabizi ko mudahimwa kuza mudukurikira, n'ubundi twebwe iyi televiziyo yacu yibereyeho kugenda ivugiza abantu, kabavugira, tukagenda yereka isi n'amahanga kugira bagira icyo bafasha abantu, kandi kuko ubufasha ni bwa mbere uzanatujyana mu bwami bwo mu ijuru, kandi nabwiza. Okay, turasoje. Mwari kumwe na musore wanyu MC Muregezi. Mukomeze kudukurikirana n'ubundi umurava, nta kintu twabuzaniye kugira tubereka ibibazo biri hirya no hino, mugera munaduhamagara tukabavugiza, tukaba nk'abavugizi banyu. Mimi genda mudakaza subscribe, muna sharing na link na comment. Ciao ciao, Imana ibahe umugisha, muhorane amahoro y'Imana.